turashima Imana umwanya duhaye ukomeza kuba imbere yayo dusenga. Umunsi rero ijambo ry'Imana rituyobora masengesho, turavuga ku butware bwa Yesu Kristo, l'autorité de Jésus. Jesus authority yo tuvuga. Turavuga kuri autorité ya Yesu, ubutware bwa Yesu Kristo. Mariko 5 izi nkuru murazizi, ete mukunda dusomere kuva ku murongo wa mbere, turagenda buhoro buhoro tube tugeze ku murongo wa 5. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yumutse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Amen. Amen. Tujye Matayo 8:28 turagarukaho. Matayo 8:28 tugeze ku murongo wa 29. Okay, cyangwa soma gusoma 28. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni, bava mu mva barabasazi cyane bituma ari ntawatinyuka kunyura muri iyo nzira. Amen. Amen. Luka 8:26-27. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni giteganye n'i Galilaya. Yumutse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Amen. 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 Hano impamvu twasomye iyo nkuru tukayisoma ahantu hatatu, hari impamvu. Mwanya ko ari inkuru imwe ahantu hatatu. Hari impamvu twasomye ahantu hatatu. Ubutumwa bwiza bwa Matayo n'ubwa Mariko n'ubwa Luka babwita les 3 évangiles synoptiques. Ndabasobanurira ibyo ari byo. Synoptique, optique ni kureba. Synoptique ni kuvuga buriya butumwa bwanditswe n'ubutumwa bumwe, ni bumwe ariko Imana yakoresheje abantu 4: Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Muri abo bakoresheje mu kwandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, batatu bitwa, ubutumwa bwabo bwitwa les 3 évangiles synoptiques. Yohana ntarimo. Kubera iki? Kuko bari batatu banditse inkuru imwe, ariko Umwuka Wera afite intego, naho ubundi hari kwandika umwe gusa. Kuko Imana yashatse ko inkuru imwe yandikwa n'abantu bangana gutyo. Ushobora kuvuga uti ni kugira ngo bigaragare ko atari umuntu umwe yabihimbiye, ariko nureba neza hariho icyambere ni kumenya Imana yakoresheje Matayo kugira ngo avuge uruhande rwa Yesu nk'umwami.
nk'umwami abayuda bari bategereje, le roi des juifs. hanyuma umwuka wera akoresha Mariko, na niyo evanjile ngufi, ifite ibice 16 gusa, 16 chapitre, kugira ngo Mariko amugaragaze Yesu in doing, ariho arakora nk'umugaragu w'Uwiteka, le serviteur de l'Éternel. Niyo mpamvu uzabona muri Mariko nta magambo menshi, ntabwo avuga cyane amadisikuru ya Yesu cyangwa amagambo ya Yesu, avuga cyane imikorere. Turabona Yesu ariho arakora, yirukana abadayimoni, akiza abarwayi, kuko aramwerekana nk'umugaragu w'Uwiteka cyangwa umukozi w'Uwiteka, kuko nabyo ni profile yahanuwe mu isano rya kera. Ntabwo bamuhanuye gusa nk'umwami, banamuhanuye nk'umugaragu w'Uwiteka waje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe buba incungu ya benshi. Luka, umwuka wera yamukoresheje, kandi umenye ko Luka ntabwo ari umuyahudi. Luka yari umuganga, yete médecin, ni umugiriki, na niwe yanditse ubutumwa bwiza bwa Luka, akandikana ibyakozwe n'intumwa. Luka rero umwuka wera yamukoresheje kwerekana uruhande rwa kimuntu rwa Yesu Kristo, uruhande rwa kimuntu, Jésus en tant que homme à 100%, 100% homme. Ese umuntu arangwa n'iki uretse icyaha? Ibindi biranga umuntu n'iki? Arasonza, aranyoterwa, araruha, araryama. Ibyo byose bigize umuntu. Yesu yahuje n'abantu, natwe bene Adamu, byose uretse icyaha, kuko we ntabwo yavutse mu buryo bw'umugore n'umugabo. Habaye icyo bita l'incarnation de Dieu dans la chair humaine. Yabaye incarné. Abo rero ko ari batatu bagendaga bavuga inkuru imwe, ariko ukagenda ubona itavuguruzanya, ariko yuzuzanya. Tuza kubigaruka hano, kuko mwabonye ibyo Matayo yavuze, nibyo Mariko yavuze, nibyo Luka yavuze. Amen. None hasigaye Yohana rero. Yohana ntabwo we ari ubutumwa bwiza bwa Yohana, ntabwo buri muri ziriya evanjili synoptique, kuko Yohana ntabwo yagiye avuga ibyo abandi bagiye bavuga. Kuko intego ya Yohana, y'Imana gukoresha Yohana n'indi, ni intego yo kugaragaza Yesu nk'Imana. Wabibise? Na niyo mpamvu atangira amuvuga uwo ari we, ngo mbere ya mbere jambo Imana. Murebona? Amen. Ni kuvuga ngo Yohana we umwuka wera yamuhaye kwishyura uruhande rw'uko Yesu ari Imana, le côté divin, uruhande Yesu ari Imana. Niyo mpamvu rero we ntabwo we ajya mu ma evanjili synoptique, kuko ibintu byinshi bivugwa muri Matayo, bivugwa muri Mariko, bivugwa muri Luka, ntabwo bibona muri Yohana. Kuko Yohana yerekana ko Yesu ari Imana. Tugaruke rero kuri za nkuru zuriya muntu yarimo amadayimoni menshi, akaba yahora aba mu marimbi. Mwabonye ko
ari uwavuze ko bari babiri. Ninde? Oya, duhere aho twahereye muri Mariko. bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yumutse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamuhesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Amen. Amen. Hano yatubwiye abantu bangahe? Umwe. Sibyo? Uwo muntu umwe wabaga ku irimbi. Hanyuma Matayo aratubwira ibi yuko bari babiri. 8 mwageze umurongo wa 28. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva, barabasazi cyane bituma ari ntawatinyuka kunyura muri iyo nzira. Amen. Hano bavuga ko bari babiri. Matayo avuga ko bari babiri. C'est le même récit, ariko avuga ko bari babiri. Tujye muri Luka 8 umurongo wa 26 na 27. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni giteganye n'i Galilaya. Yomotse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Amen. Luka atubwiye umuntu umwe. Luka na Matayo, Luka na Mariko bavuze umuntu umwe, Matayo avuga babiri. None ni contradiction. Mumva ari kuvuguruzanya. Mwebwe muri batatu, mubu murabona scene imwe, none wovuze ko noneho bafata abantu babiri, imbaga y'abantu yari aho muri Galilaya bakubita, hanyuma tujya kubaza ibyo ari byo, noneho baratubwira impamvu nini. Ubundi nawe mugenzi wawe akavuga ati, hanyuma rero imbaga irahaguruka iramukubita, hanyuma turamubaza. Ubundi wa gatatu mwe muri kumwe ati rero iyo mbaga y'abantu yaje iramukubita. Umwe muri mwe yavuze irabakubita, babiri ngo iyo mbaga iramukubita. Kibazo kiri wumva bimeze bite? Ni ukuvuga ko iyo ubonye ibintu muri Bibiliya bisa naho bigongana cyangwa bivuguruzanya, ntibibaze ko ariko biri, nuko wowe hari ikintu utazi. Wabibise? Ni ukuvuga ngo Matayo ibyo yavuze nibyo, mvuga ngo bari babiri koko. Ibyo Mariko na Luka bavuze nibyo, nubwo bavuze umwe, nuko uriya umwe niwe Umwuka Wera yashatse kwibandaho, kubera ko niwe yahise yinjira mu mateka y'ibyo bwami. Niyo navuze ni ibyo mwavuze nibyo. Arigiye muri Bibiliya abantu baba mu bihe bimwe no ibintu bimwe, hanyuma bikagarukiraho, ahubwo igakomeza kuvuga umwe
muri abo bibiri kamera nk'uko bari abandi batigeze banabaho, kabone n'ubwo yasa nawe yabinyujijeho gusa. Urugero, Orupa na Rusi. Mwigeze mwira kumva Rusi? Nako Orupa asa nawe atigeze abaho, kiretse aho gusa bamuvuze. N'andi henshi Imana itinda cyane ku bintu bijyanye n'ubwami bwayo. Ceux qui vont jouer un rôle dans la vie du royaume. Abo bantu bazagaragara mu mateka y'ubwami. Kuko uriya mugabo yaje guhinduka umuhamya wa Kristo. Bayubise. Uko yanze ko mukurikira twaza kwibona. Aramubwira ati wowe genda vuga ngo umudugudu wa aho bakuzi batekereza ibyiza umwami yakugiriye, ko yakugiriye imbabazi. Mumva ko uriya yinjiye mu mateka y'ubwami. Uriya wundi ntawuzi ibye. Bayumvise? Kuko uriya byari ngombwa yuko bamutindaho, kuko ntabwo baherutse gusa bamukiza, yahise yinjira mu muhamagaro kurikira Yesu, kuko mu nyuma yabaye umuhamya kubera abantu bose bari bamuzi. Niyo mubona ko ari we aza iwabo ati nigiye wa wundi, abyagenze gute agatangara ati witwa Yesu niwe yangiriye neza, yansubije ubumuntu. Urumva ko impact irakomeye. Uriya wundi rero nimba ubwenge bwaragarutse nyuma bikarangiriraho, ntibazi ko aho yatumukiye. Urumva uyu we yakomeye avuga ati reka nkomere kuri uyu wangariye ubumuntu, cyane cyane ko nta wundi muntu ku isi yaragifite, kuko aho yari ari kiriya gihe cyose sosiyete yari yaramuhanaguye, bamubaraga mu bapfuye, n'ubundi yiberaga mu bapfuye. Amaze kugarura ubwenge ijya utera bon sens, nta wundi yari afite ku isi n'uwo ari imbere ye. Ninde? Ni Yesu. Rero akwiye kumukomeraho. Arajya hese, ahubwo amateka ye nihagira atangire, kuko mbere nta mateka yaragifite. Imana ihabwa icyubahiro. Donc Jésus restait, ari ibintu twize hano byitwa variable na constante. Murabyibuka? Amen. Nuvuga ngo Yesu niwe abaye constante, kuko nta kindi afite. Repere ni Yesu. Hanze ya Yesu nta ni mateka afite. Mubaza ko umuryango waza kumusura marimbi? Ndiko mubaza? Non. Nuvuga ngo son histoire commence avec Jésus, c'est tout. Amateka yatangiranye na Yesu. Urabizi? Nuvuga ngo rero ntabwo ibyanditswe byera bigongana, ntabwo bivuguruzanya. Haba hariho impamvu. Mu gihe utarayimenya ushobora kwibaza ngo harimo kugongana cyangwa kuvuguruzanya. Kadukomeze. Icyo cyumvikanye? Umenye ko umutwe turavuga iki? Ubutware bwa Yesu Kristo. L'autorité de Jésus. Jesus authority. Uriya mugi bavuze ngo mugi wa Gadareni, Gerasa mu Gifaransa. Uyu munsi witwa Kersa. Uriya mugi witwa Kersa. K-E-R-S-A. Niko witwa uyu munsi. La ville de Gadaréens. Uyu munsi witwa Kersa. Batuye ngo le pays des Gadaréniens. Gadaréniens. Mu Kinyarwanda ngo Gadareni. Uyu munsi witwa Kersa. Umviriza. Kersa était une ville importante située à l'est du lac de Galilée. Uyu mugi aho uwo muntu natwe dufata umwe rero, sibyo? Uwo muntu yaragwaye yarafite abadayimoni bamutwaye n'ubwenge bakamujyana mu marimbi,
ngo ni umujyi uri iburasirazuba bw'inyanja ya Galilaya. Murabizi ko inyanja ya Galilaya nabi mukwiye kubimenya ko ntimuzatakare. Uzabona hamwe baravuga le lac de Gennesaret, hamwe bagita le lac abandi la mer. Inyanja niyo la mer, lac ni kiyaga. Nibaze nabyo ngo ni kuvuga ngo iriya nyanja Galilaya araho yitwa lac, araho yitwa lac, kugira ngo bayitandukanye n'iriya nyanja nini ya Mediterane. Vuga ngo yo ntabwo iri kuri taye za Mediterane. Amen. Rero ifite amazina atatu. Hamwe barayita inyanja Galilaya. Amen. Ahandi mu Kinyarwanda inyanja ya Genezareti. Hanyuma uyu munsi mu Hebreu bayita abeza le lac de Kinneret. Niyo zina ryayo. Iyi nyanja rero mubise ko uwo mujyi wa Kersa ari intara y'Abagadalene iri burasirazuba bw'inyanja ya Galilaya. À l'origine, ce territoire appartenait à la tribu d'Israël du nom de Gad. Mbere iyo ntara yari mu rugamano rwahawe abaga Gad. Abana 12 ba Israel harwitwa Gad. Nuvuga ngo aho Imana yavuze ko Bagadi bazatura iyi ntara irimo. Mais au premier siècle de notre ère, mu kinyejana cya mbere nyuma Yesu, c'est une région à majorité païenne. Iyo ntara yaje guturwamo n'abapagani benshi bavahe, constituée de peuples que les Assyriens avaient déportés. Igihe umwami wa Ashuri yatsindaga ya miryango 12 nako ya miryango 10 yari igize ubwami bwa Isirayeli, urana ko ku ngoma y'umwana wa Salomo Roboamu, Imana yasoza ijambo yabwiye Salomo kubw'ibyaha bye yuko umwana we Salomo namara kwitaba Imana mu gihe cy'ingoma y'umwana we Roboamu, Imana izafata imiryango 10 yihereza umugaragu wa Salomo yitwaga Yeroboamu. Hanyuma kubera Dawidi n'isezerano rya Mesiya, Imana izamugumirizaho imiryango 2, Yuda na Benyamini, bakomeze kugira umugwa mukuru Yerusalemu. Ya miryango rero 10 yagize ubwami bwa Isirayeli, umugwa mukuru Samaria, cyangwa bayita ubwami bw'amajyaruguru, le royaume du nord. Yo mu mwaka wa 727 aho ubwami bwa Ashuri bwaze kuhatera, hanyuma buratsinda ubwo bwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru. Hanyuma bafata abaturage bose barabatwara, umwami wa Ashuri arabatwara, niyo bita deportation. Hanyuma ahitazana abaturage be abatuza aho yavanye Abisirayeli. Aho niho havamo n'abari aba Samaria. Ubwo rero abo yazanye bagiye no gutura aho hantu hitwa Kersa uyu munsi ariyo ntara y'Abagadalene. Rero n'abapagani. Cependant, une importante communauté juive y est également présente. Kabone n'ubwo abanyamahanga bahafashe, ariko mu kinyejana bahatuye, mu kinyejana cya mbere habonetsemo n'abayuda batari bake ku mpamvu turi buvuge. Amen. Noneho turabona rero uyo mujyi utuwemo n'abanyamahanga n'abayuda, ariko abanyamahanga nibo benshi. Umviriza, icyatumye uyu mujyi uba so important, uba w'ingirakamaro cyane. L'élevage et le commerce étaient importants, y compris les ports pourtant interdits par la loi de Moïse. Aha niyo bitwa interesa rero.
ukuvuga ngo rero kubera abanyamahanga ari bari biganje kandi uwo mujyi ukaba utuye ku nyanja, ni ukuvuga ngo byari byoroshye ko aho hantu haba develope ubucuruzi n'ibindi bice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo yari strategique, yari ahantu hari strategique. Kubera rero hariganje abanyamahanga, habaga ubucuruzi bwinshi cyane, harimo n'ingurube nyinshi zicuruzwa muri business. Abayuda rero, murabizi ko abayuda amateka yabo n'abacuruzi cyane. Abayuda rero nabo binjira mu bucuruzi, ntibanavangura ibyo amateka yabo abemerera n'ibyo atabemerera, kuko nabo barashaka iki? Amafaranga. Hariho abantu b'abakristo bavangura ngo business no kwizera kwabo, mba mutari mubizi. Akaba yacuruza ibintu bimukomprometa mu kwizera kwe. Wamubaza, this is business my friend, my brother, ugasanga yewe ndi umukristu, ndakijijwe, navutse ubwa kabiri, noneho nkaba mfite n'iduka. Ugasanga muri rayon y'ibyo ncuruza harimo n'amalikere hariya ku ruhande, iriya ni likere hariya, hariho n'amatabi hariya za Marlboro n'amasigara akomeye, kubera ko abakire barashaka cyane. Murazi amasigara ça coûte cher, hanyuma reka dufate basi ibyo bibiri. None ukaza ati biteze ko ejo wari wabwirije hariya ngo isi iki, none se kubicuruza. Oye kinyejo, oye kinyejo. This is business my friend. You have to know how to separate things. Hari ibintu dukora mu itorero, hari n'ibindi bijya, iyi ni business. Ngaba rero abayuda ko bimeze. Bo ntabwo ari abanyamahanga, ni abayuda, bafite na sinagogi. Amategeko ya Mose aravuga ngo ingurube kirazira, ariko kubera ko igurwa menshi inyama zayo muri iyo business, nabo bariyinjiyemo. Ngiyi kese tufite hano. None nshaka mbahe akabazo gato, wowe byumva gute? Iyo uri umukristo, umurokore, wakijijwe, sibyo? Neza muguti neza, ukaba warashyize ku musaraba, noneho ukumva hari ubucuruzi bwaje bwa hatari. Hariho ipake ya Marlboro ni sigara, mu buryo imaze kugira agaciro ku isi, irashakishwa iyo tabi, mu buryo nuzimwe gusa, stick imwe gusa amadolari 1000. Iki nacyo likere zarabuze ku isi za whisky ibiki byose, tari ko hari uburyo ushobora gufurnisa n'amavodka ava mu Rusiya, cupa rimwe ni madolari 10,000. Iyo business irimo amafaranga, kandi wowe ngo urajya mu ijuru. Kandi ntabwo ari fraud, amategeko arabyemera, ariko bikagwa cyane, kandi mu mwaka umwe ukaba umaze kuba umuherwe. Wabigira gute? Tuvugane ukuri, ube sincere. Mbaye iminota 5 mwese abitekereza, kandi ufite igishoro cyo gutangira. Byagenda gute? Uko Bibiliya iravuga yuko ibisindisha ni bibi, itabi byo origine yayo ni demoniaque n'ubundi. Mwabibise? Kuko ngo turi ingoro y'Umwuka Wera, nawe ujya gufata ugashyira muri iyo myotsi n'ibiki. D'ailleurs ururangiza umubiri wa Kristo nako ingoro y'Imana, kandi ngo uzayihumanya zayangiza Imana iza
izamutsemba. Sibyo? Deja murabizi na Minisante iravuga yuko tukwiye kwirinda itabi riterana amakanseri n'ibiki. Deja urabona ko n'isi ubwayo irabizi. Inzoga nazo twebwe abakijijwe ntabwo tuzinywa, kandi ngo icyo utafata n'ugiye guha mugenzi wawe kunamugeza nkuko wikunda. Impamvu utazinywa urazi ingaruka yazo. Sibyo? None rero ngo urayicuza so ntabwo uzinywa, hanyuma wowe n'ingwa iryo cupa uzi wanjye nkaza kumva ko waciye umutwe w'umuntu umaze gusinda, jewe umutima wanjye nagira amahoro. Ati ni za nzoga yaguze hari biragenda gute? Hano hariho jugement moral, none twe bikarenga moral ikaba spirituel. Bitekereze rero, wowe washima ko umwana wawe umusinzi, ariko ufite iduka rifurunisa abantu ubusinzi kuko harimo amafaranga menshi. Wowe ntabwo unywa itabi, ntushobora gushima ko umwana wawe unywa itabi, ariko nizo ucuruza kuko harimo amafaranga menshi. Ubu rero nabyibaze rero, ushobora no kwibaza n'ubundi bucuruzi Bibiliya itemera ku muntu yamenye Imana. Hanyuma ubitekereze, hanyuma uraza kubona nimba wacira urubanza abayuda bagiye gucuruza ingurube kandi amategeko y'Imana yabo iba ababuza. Cyangwa uvuga uti birumvikana nta kundi bari kubigenza, kara ka business gashushe.